Reka dushime Imana yo yabanye natwe ikaturinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi ikaba yemeye yuko ugera tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mu by'ukuri ntago bisanzwe yuko umuntu cyangwa ntago ari ubushake bwacu kugira ngo iminsi ishire cyangwa se indi itahe tugihumeka umwuka w'abazima, ni ku bushake bwayo. Niyo mpamvu ibyo ari byo byose tugomba gukora cyangwa se ibyo tugomba kugambirira, tugomba guhora dushima Imana yo iba yakoze ibishoboka byose kugira ngo iturinde. Nababwiye yuko muri uyu mwaka ari umwaka udasanzwe, by'umwihariko hano kuri channel yacu ya Shukuru TV tuzajya twigamo ijambo ry'Imana. N'abatindiye rero, uyu munsi tugiye kwigana amagambo akomeye cyane, ngira ngo buri wese nararikira kugira ngo ayumve ndetse afate umwanzuro wo kuyashyira mu bikorwa. Ariko mbere y'uko nagira icyo natangira icyo ari cyo cyose, cyangwa se mbere y'uko dutangira, reka dusenge. Reka tugushime Mwami wacu kubw'urukundo, uburinzi uhora utugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga amagambo akomeye, ndakwinjiza kugira ngo utubere umuyobozi kandi ugiye gufata umwanzuro, ugiye gukora ibikwiriye ibyo tugusaba, kandi twizeye yuko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri uyu mwanya tugiye kwigana amagambo akomeye cyane, ndetse nashishikariza buri wese kugira ngo afate umwanzuro w'icyo gukora bitewe n'ubuntu Imana yamugiriye. Tugiye kwigana amagambo adasanzwe, amagambo afite umutwe uvuga ngo ibanga ry'urugendo rwa gikristo. Mu by'ukuri buri kintu cyose kiba gifite ibanga. N'inshuti mu buzima busanzwe hari ukuntu bajya baganira ndetse bakabitsanya amabanga bitewe n'urwego bashaka kubaka, cyangwa se n'urwego bagezeho rw'ubucuti cyangwa se rw'imibanire yabo, hanyuma bakagira byinshi baba baziranyeho, bityo bikarushaho kugenda bikuza umubano wayo. Na ngombwa yuko natwe abakristo cyangwa se natwe abifuza gutaha ijuru, yuko tugomba kumenya amwe mu mabanga yadufasha muri urugendo rwacu rwa Kristo, dore ko turi mu gihe kidasanzwe. Natwe niyo mpamvu tugomba kuba abantu badasanzwe. Turi muri cya gihe gikomeye, igihe Satani ahagurutse cyane kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana, cyangwa se ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Kubera yuko impamvu ari kurwana mu buryo budasanzwe, nuko igihe kiri kugenda kirushaho gushira, ndetse anazi neza yuko asigaje agahe gato. Ari nayo mpamvu yahagurukanye imbaraga zidasanzwe. Ari nayo mpamvu mugenda mubona ibibazo bigenda bivuka ku matorero atandukanye, abantu bakibaza impamvu yabyo. Naho indi mpamvu ni uko aricyo gihe tugezemo kandi kigomba kugera, ahubwo ni ingenzi cyane yuko ugomba kugira gute, guhora ushikamye. Niyo mpamvu rero ni ijuru ryishimiye yuko, cyangwa se binyuriyemo, tujye kwigana amagambo akomeye avuga ngo ibanga ry'urugendo rwa gikristo. Ese iri banga ni irihe? Mu by'ukuri hari amagambo tugiye gutangirana, cyangwa se ari inkuru tugiye gutangirana dusanga muri Bibiliya. Bibiliya ni inkuru iboneka mu gitabo cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 26, umurongo waho wa 36. Ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo niyo tugiye gutangiza, hanyuma turebe icyo aya magambo atubwira, hanyuma natwe turusheho kugira ibyo twayigiraho. Ni amagambo adasanzwe cyane avuga ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha nigire hirya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Aragaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya nimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke.
yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati data niba bishoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasiga aho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere, maze aragaruka aho abigishwa bari, arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe we mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Iyi ni inkuru idasanzwe buri wese asoma akumva imukoza ahantu, ndetse ni ahantu Kristo ubwe yarwaniye urugamba rw'ijyanamuntu, ndetse ni n'ahantu Kristo yaremerewe bidasanzwe bitewe n'igihe yari arimo ndetse n'ibyo yari agiye kunyuramo, hanyuma agerageza gusenga muri ubu buryo. Ntago tuzi neza igihe Kristo yamaze asenga, ariko icyo tuzi ni uko Kristo yamaze umwanya munini cyane asenga, ahangayitse, ababazwa cyane n'ibihe yari arimo, cyangwa se kubera igihe cyari cyarahanuwe yuko agomba gucungura umunyabyaha cyari gisohoye. Hanyuma mbere ya byose agira gute? Ajya mu gashyamba Getsemani, agira gute? Arasenga. Ahangaha mu by'ukuri Kristo akigera muri ibi bihe, byari ibihe bikomeye, byari ibihe biremereye, byari ibihe bidasanzwe kuri we. Ahangaha bwari uburyo bukomeye cyane, ndetse ni naho nk'ingenzi yagombaga gufatira umwanzuro wo kugira icyo akora ku kiremwamuntu, cyangwa se wo kugira icyo akora ku mugambi wari wamuzanye hano ku isi. Mu by'ukuri ahantu harwaniye intambara y'injyanamuntu, habereye urugamba rudasanzwe, navuga yuko buri wese hari iyo asomye iyi nkuru. Ndetse ahangaha ikindi nababwira ni uko ahangaha niho gucungurwa kwacu kwabonetse. Ahangaha ni intsinzi yagize gute? Yagaragariye. By'ukuri muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi, hari igihe kijya kigera rimwe na rimwe ugasanga ibibazo nk'ibi ngibi bitugezeho, ariko ugasanga uburyo bwo kubimanaginga, cyangwa se uburyo bwo kubikemura, ugasanga ni bwo buryo buri kugorana. Ariko Kristo hari inzira yabotse kugira ngo uru rugendo, cyangwa se iyi nzira abashe kugira gute? Kuyitsinda. Hari amagambo tugiye gusoma aboneka mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, kuri paje yaho ya 571. Hari amagambo avuga ngo, afite umutwe uvuga ngo Getsemani. Haravuga ngo ubwo Umukiza ari kumwe n'abigishwa be yerekeje inzira igana mu busitani bwa Getsemani. Ukwezi ko muri iryo joro rya Pasika kwari gutuje, kandi kuri mu kirere kitarangwamo ibicu. Umurwa warimo amahema menshi y'abagenzi bari bawuzuye. Yesu yari yakomeje kuganira n'abigishwa be, kandi abagira inama, ariko ubwo begerezaga i Getsemani, Yesu yagize ituza ryinshi. Yari asanzwe agera i Getsemani mu mwiherero no gusenga, ariko ntiyabaga afite umutima wuzuye agahinda kenshi nk'ako yari afite iryo joro ry'umubabaro we uheruka. Mu mibereho ye yose ya hano ku isi, yari yarakomeje kugendera mu mucyo w'Imana. Ubwo yabaga ahanganye n'abantu bakoreshwaga n'umwuka wa Satani, yaravugaga ati, kandi wantumye turi kumwe ntiyansize njyenyine, kuko nkora ibyo ashima. Ariko iki gihe cyo yasaga naho akingiranywe inyuma y'umucyo w'ubwiza bw'Imana. By'ukuri ahangaha Kristo igihe cyose yari yarabaye hano ku isi, yabaye hano ku isi agendana n'umucyo w'Imana, ndetse mu byo yakoraga byose ntabwo na buke yabaga afite, kuko yari azi ko yari yishingikirije ku Mana.
ndetse umurongo wose cyangwa se umurongo yari yarahaye abamukurikiye wari umurongo w'ijuru, ndetse ubwami bwe nta nubwo yashatse kwereka abigishwa be yuko ubwami bwe bwari bushingiye hano ku isi, ahubwo ubwami bwe bwari bushingiye mu ijuru, ndetse mu byo yakoraga byose byari ibikorwa bigaragaza ijuru. Ibyo yakoraga uwamutumye ndetse nawe bari abantu bahuje, nta n'umwe wakoraga ibitandukanye n'iby'undi. Ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo turebe neza uyu mubabaro Kristo yahuye nawo, ndetse tunawufatireho icyitegererezo, ndetse natwe turebe icyo twakora kugira ngo uru rugendo rwacu rwa Kristo rurusheho kugira icyerekezo cyiza. Aha ngaha Kristo yarasenze. Hano hari ibintu hari uburyo bukomeye cyane tujye kurebera aha ngaha muri ibi bika Kristo yagiye agira by'amasengesho. Reka mbabwire, aha ngaha buriya hari ibanga rinini cyane rikomeye ku bakristo. Iri banga ari imbaraga ziba mu masengesho, ni imbaraga zikomeye cyane, ariko akenshi twe tudakunze kwitaho. Ugasanga niba wenda mu bibazo runaka tugenda duhura nabyo hano ku isi, ugasanga turi kurushaho kugenda twirwanira. Ariko reka mbabwize ukuri, aha ngaha Kristo yaciye bugufi ajya muri aka gashyamba ka Getsemani, arasenga, aratakamba. Yasenze inshuro ya mbere. By'ukuri inshuro ya mbere Kristo igihe yari amaze gusenga, aha ngaha yavuze amagambo akomeye cyane igihe yari agiye kureba abigishwa be, agasanga kuko abigishwa be basinziriye. Ari amagambo adasanzwe Kristo yavuze yivugiye ubwe. Ngira ngo tuyasubiremo twumve uburyo iki gika cye cya mbere umwanya cyatwaye, ndetse n'icyavuye muri aya masengesho Kristo yakoze ku nshuro ye ya mbere. Aravuga ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha nigire hirya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo kuko nibo bari inkoramutima, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Aha ngaha Kristo yari aremerewe cyane, yari afite umubabaro udasanzwe bitewe n'ibihe yari agiye kunyuramo bidasanzwe, ndetse bitewe n'akababaro cyangwa se n'inzira ishaririye n'ubuzima bushaririye yari agiye kunyuramo. Ndetse Satani n'abamarayika be cyangwa se n'ingabo ze zose zari zahagurutse zijya muri aka gashyamba ka Getsemani, zirwana intambara idasanzwe kugira ngo zirebe yuko umugambi wa Kristo waburizwamo. Aha ngaha Kristo yarwanaga n'imyuka yose yiteranyije hamwe, ndetse na Satani ubwe arahaguruka ajya muri aka gashyamba ka Getsemani, arwana intambara y'ijyana muntu. Zari impande ebyiri zihanganye. Kristo, reka mbabwize ukuri, aha ngaha Kristo wa mucyo w'Imana ntabwo yari ari kumwe nawo, yagiye nkawe ubwe. Ijuru risa nkaho ryamuretse kugira ngo Kristo nawe arwane. Ijuru risa nkaho ryirengagije umwana wayo. Byari ibihe bidasanzwe ku mucunguzi wacu cyangwa se ku mukiza wacu. Cyari igihe kidasanzwe, byari ibihe bikomeye cyane, byari bikomereye Kristo. Aha ngaha Bibiliya itubwira yuko mu by'ukuri yagize umubabaro yatigeze kugira, yagize ibihe bikomeye bitigeze kubaho mu buzima bwe. Aha ngaha yarwanye intambara idasanzwe kandi ikomeye cyane. Aha ngaha akimara gusenga ngo agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya nimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Aha ngaha byari ibihe noneho igihe yari amaze gusenga igika cye cya mbere, yagarutse kureba abigishwa be, noneho asanga abigishwa be basinziriye batabyitayeho. Ngayo nguko Kristo yakomeje kubabara bidasanzwe, ndetse n'abantu yari yizeye ubwe yasanze nabo batabyitayeho, bisinziriye. Asanga aya magambo, sinzi iyo nyasomye kenshi hari ukuntu ajya nkora ku mutima. Mu by'ukuri ngira ngo buri wese ahari aya magambo yagakwiye kuyasoma akagira byinshi ahindura mu mibereho ye. Aha ngaha Kristo yababajwe bidasanzwe, agira umubabaro udasanzwe, agira ibihe bidasanzwe. Nta wundi azira ari njyewe nawe. Wumve uburyo Kristo yababajwe azira wowe nanjye. Aha ngaha kuri umurongo wa 41, mube maso musenge mutajya muoshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Imana yacu ishimwe.
cyane kubera ko igika cye cya mbere hari icyo cyashize mu mibereho ye. Yari igiye arasenga bidasanzwe, agarutse imbere y'abigishwa be, nubwo yasanze abigishwa be basinziriye, yaravuga ati ubu ngubu noneho ngize amahirwe, n'ubu ni amahirwe akomeye kubera yuko umutima noneho urakunze, ariko umubiri ufite ikintu, ufite intege nkeya. Iki gika ntabwo tuzi ngo cyatwaye igihe kingana iki, ariko Bibiliya ikitwereka ni uko cyatwaye igihe kirekire, ndetse igihe kirekire kiri mu byatumye iri sengesho rigira imbaraga cyane, rigasiga hari icyo gihe rihinduye mu mibereho ya Kristo. Mu by'ukuri Kristo ahangaha yababajwe mu buryo budasanzwe, agira amagambo akomeye cyane abwira abigishwa be. Nubwo yasanze abigishwa be basinziriye, yaravuze ati Imana ishimwe kubera yuko umutima noneho ukunze. Uko yagiye bwa mbere ntabwo ariko yagarutse. Inshuti zanjye, ahangaha ndagira ngo buri wese ahakure icyigisho gikomeye. Ntutahe amaramasa, ahubwo utahane ubuntu bwa Kristo, ndetse no mu bikorwa byawe no mu masengesho yawe ujya ugira, uharanira yuko byibuze mu gusenga kwawe hari icyo biri bugusigire. Ahangaha yarakomeje cyane muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Hano baratubwiye ati ngo ese ubundi inyungu yari guturuka muri uko kwitanga yari iyihe? Mbega ukuntu ibyaha no kudashima kwa muntu byari birenze urugero, maze Satani akoraniriza ku mucunguzi wacu ibyo bihe byose bitanejeje, agira ati ba bantu bavuga ko baruta abandi mu by'umwuka no mu by'ubuzima bamaze kukwanga. Mu by'ukuri ahangaha biteye agahinda. Aba bantu nta bandi bari Abisiraheli, kandi nibo Kristo yavukiyemo, ndetse nibo bwari ubwoko bwatoranyijwe, nibwo bwari ubwoko bwari bwarahamagariwe gukora umurimo w'Imana, ndetse nibwo bwari ubwoko bwari intangarugero ku bandi, ndetse nibwo bwari ubwoko bwari bwarahawe ubwiru bw'Imana, ndetse nibwo bwari ubwoko bwari bwuje amabanga, bwari bufitanye amabanga menshi cyane n'Imana. Ariko ahangaha Satani yaramweretse aba bantu n'ubundi bita ko ari beza, ati ntibamukunzi, bari kukwanga. Noneho barakomeza, barashaka kukwica, kandi ari wowe shingiro, umusingi, ndetse n'ikimenyetso kibumbatiye amasezerano yose wabahaye nk'ubwoko watoranyije. Umwe mu bigishwa bawe wategeye amatwi amagambo ava mu kanwa kawe, ndetse akaba uw'imbere mu mirimo y'itorero, dore arenda kukugambanira. Urumva ari ku rugamba Kristo yahuye narwo. Umwe mu bigishwa be Kristo yari afite, ndetse mu b'imbere cyane, umwe mu banyabwenge bari bakomeye cyane mu bigishwa 12 ba Kristo, ari we Yuda. Yari yenda Satani yamweretse yuko ari ubugira gute uri bumugambanire. Umwe mu bakuba hafi, ndetse mu bo yari yajyanye nawe muri ako gashyamba ka Getsemani, munyumve neza, umwe mu bakuba hafi nawe agiye kukwihakana. Unyumvire urugamba Kristo yari arwanye narwo, ndetse bose bazaguhunga. Maze Kristo ababazwa cyane n'ibyo, maze ashengurwa cyane mu mutima we, nuko abo yaje gukiza, abo yakunze bitagira urugero, bose birunduriye mu migambi ya Satani. Urugamba rwari rukaze cyane. Ikigero gikomeye cy'urugamba cyari ugusayisha mu byaha k'ubwoko bwe, ibyaha by'abamuregaga ndetse n'abamugambaniraga, hamwe n'ibyaha by'abari batuye isi muri rusange. Ibyaha by'ab'isi byashenguye Umukiza, kandi uburakari Imana yanga icyaha bwaramuremereye cyane. Mu by'ukuri reka mbabwire yuko nimba hari ikintu Imana yanga cyane ni icyaha. Icyaha Imana icyanga mu buryo budasanzwe. Sinzi niba ubu buremere bw'amagambo muri kubwumva neza.
Imana urwango yanga icyaha bwose bwisutse kuri Kristo. Uburemere bw'icyaha bwose buragenda bwisuka ku mutwe wa Kristo. Ndetse Kristo Satani amwereka yuko abantu muri rusange b'isi n'ubundi ari byinshi cyane. Ndetse anamwereka yuko ubwoko bwatoranyijwe ndetse ubwoko bw'ishyanga rye butamukunze habe namba. Ndetse amwereka yuko mu bigishwa n'ubundi babanaga muri abo 12 umwe muri bo agiye kumugambanira. Ndetse mu bandi bigishwa umwe muri bo hafi cyane wahoraga uri kumwe na Kristo, ndetse mu bo yajyanye nawe ngo bamufatanye nawe gusenga, Satani amwereka yuko ari mu mugambanire. By'ukuri ahangaha Kristo yari aremerewe mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo ubyumve neza kandi unabitekereze ndetse unabishyire mu bwonko bwawe. Ahangaha uru rugamba ari wenda iyo tubisomye gusa kuko ari paje ntoya cyane bitabishira, ariko reka mbabwire ahangaha habaye urugamba rudasanzwe, habaye ibihe by'umubabaro udasanzwe, habaye igihe kidasanzwe kuri Kristo Yesu. Ahangaha Kristo yababajwe mu buryo budasanzwe, abazwa azira wowe nanjye, ariko ikibabaje sinzi niba hari tujya tubyitaho cyangwa se tujya tubiha agaciro. Ngo ahari iyo aza gusanga ahangaha murabizi yuko Kristo ubwe igihe yari avuye gusenga, noneho avuyeyo yasanze bose basinziriye, noneho yarushijeho kugira umubabaro udasanzwe. Byibuze ngo iyo aza gusanga bose bahuje, byibuze iyo aza gusanga niyo wenda batabishyiramo imbaraga, ariko bagasanga byibuze abo bigishwa be yari yatoranyije mu 3 ngo bajye kubana nawe muri iryo joro, iyo asanga byibuze bari gusenga, ahari wenda yari kugira ibyiringiro, hari icyo byari kumwubakaho. Noneho ikitangaje muri ibyo ni uko yagiye kubareba asanga ntibabiriho bose, rwose ibitotsi byabatwaye, nta n'agace rwose, nta nubwo binabafasheho. Aho ngaho Kristo by'ukuri, aho ngaho Kristo noneho yababaye bidasanzwe, arushaho kugira agahinda gakomeye cyane. Murumva umubabaro Kristo ubwe yahuye nawo muri aka gashyamba ka Getsemani. Murumva rwose uwo mubabaro ari umubabaro usanzwe. Ngira ngo uyu munsi turi kwiga ijambo rikuye muri cyigisho rivuga ngo ibanga ry'urugendo rwa Kristo. Niba inshuti zanjye uri muri uru rugendo rwa Kristo, ukaba uri umwe mu bategereje kugaruka kwa Kristo, ukaba uri umwe koko mu bizeye yuko ijuru ugomba kuribona, ndagira ngo ufate umwanzuro unabiharanire koko, ube wizeye neza ko ijuru koko riri kumwe nawe. Tekereza, ese ibikorwa byawe, imigendere yawe, imitekerereze yawe, ese ibyo ukora, ese koko biri guhamanya nawe ko uri umutahajuru? Ni ikibazo. Hari igihe turirimba tugafata indirimbo, tugahimba indirimbo ati tuzataha ijuru, tugiye kujya mu ijuru, ariko se koko amagambo tuvuga, ibyo dukora, se koko birahamanya n'ibyo dukora? Ahangaha hari amagambo akomeye cyane avuga ngo ahari iyo aza gusanga basenga, byari kumworohereza uburibwe. Iyo aza gusanga bashaka ubuhungiro mu Mana kugira ngo imbaraga ya Satani itabaganza, yari gukomezwa no kwizera kwabo kudatejuka. Ariko ntabwo bari bitaye ku magambo y'umuburo yababwiye ati mube maso kandi musenge. Bwa mbere bari babanje guterwa ubwoba no kubona umukiza wabo wajyaga ahorana ituze n'ubutwari, arwana n'umubabaro ndetse n'agahinda birenze urugero. Barasenze ubwo bumvaga gutaka kwe yari atewe n'umubabaro. Ntabwo bifuzaga gutererana umwami wabo, ariko bari baguye mu kantu bafite ubwoba. Nyamara bashoboraga kwirinda ubwo bwoba iyo bakomeza gusenga no kwiringira Imana. Ntabwo basobanukiwe neza n'akamaro ko kuba maso basenga ngo batajya mu moshya. Ahangaha Kristo iyo asanga byibuze
bari gusenga cyangwa se bishize mu bwishingizi bw'Imana, ahangaha rwose Kristo byari kumworohereza uburibwe, ndetse mu kababaro yari afite hari icyo ari koroha, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ahangaha akimara gusenga iri sengesho rye rya kabiri, rya mbere, ahangaha hari amagambo yababwiye akomeye cyane, ngo cyakora ngo ndumva umutima ugize gute, umutima ukunze, ariko ngo umubiri n'ufite iki, n'ufite intege nkeya. Ahangaha 42 havuga ngo yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati data, niba bidashoboka ko iki kindenga ngo kereka nyinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Ahangaha Kristo ubwo yari asubiye gusenga ku nshuro ye ya kabiri, yasenze amagambo akomeye cyane, ndetse ni amagambo akubiyemo ubuntu bw'Imana, ndetse akubiyemo intsinzi idakomeye Kristo yahawe. Ijuru ryaretse Kristo kugira ngo ubwe abanze afate umwanzuro. Ijuru risa nkaho ryagize ituza rikomeye. Imana ireka umwana wayo ashengurwa n'agahinda kadasanzwe. Ahangaha ngo hari Imana yangaga icyaha mu buryo budasanzwe, ari Kristo ngo yararebye, yaritegereje cyane, asanga yuko kubera yari azi uburyo Imana yanga icyaha, atekereza yuko Imana ishobora kumureka by'iteka ryose. Murumva icyo kintu cyoroshye inshuti zanyu. Ahangaha Kristo yararebye, yari afite n'uburenganzira bwo kuvuga ati data, biranze, iki gikombe ndabona bitanyoroheye, agafata umwanzuro akisubira mu ijuru. Byarashobokaga. Ariko ahangaha ijuru ryararetse kugira ngo umwana wayo, cyangwa se Imana yaretse umwana we kugira ngo ahure n'umubabaro, ndetse anafata umwanzuro ku giti cye. Mbibutse yuko ntabwo ijuru muri uwo mubabaro Kristo yagiye anyuramo, ntabwo ijuru ryari kumwe na Kristo. Kristo we yarwanye ku giti cye, arwana iyi ntambara kugeza agize gute, ayitsinze. Haleluya. Imana igireka umunyabyaha kugira ngo ubundi hari uburyo budasanzwe ijuru ryagiye ritanga uburyo tugomba kurwana iyi ntambara. Ubwo turi mu gihe kidasanzwe, ubwo turi mu ntambara ihanganye hagati y'ikibi n'icyiza, umuntu agomba kurwana. Ngo mu gihe utari warwanya icyaha ngo uvushe amaraso, inshuti zanjye, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ugifite urugendo rukomeye cyane. Ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose, ibikorwa byose waba ufite, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ugomba kurwanya icyaha, none ukagera kuri rwa rwego rwo kuvusha amaraso, kubera guhangana n'icyaha, kubera ukamenya neza, ukanasobanukirwa ububi bw'icyaha ubwo ari bwo, ndetse ugahangana nabwo, ukanafata umwanzuro wo kukireka burundu. Iyi niyo ntambara ivugwa ahangaha mu ijambo ry'Imana, inshuti yanjye. Ntabwo kwizera ari imikino, ntabwo kwizera ari ibintu byikora, ntabwo ari ibintu biri automatique. Ni ibintu umuntu ubwe aharanira kugeza ageze ku rwego Imana yifuza yuko umunyabyaha yagira gute, yageramo. Ntabwo ari uburyo budasanzwe Imana izana ngo wowe ubwawe ubone ko ibintu byikoze. Ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ikintu ahangaha ijambo ry'Imana riri kutwereka ni uburyo tugomba kurwana urugamba mu bihe bidasanzwe, tukarwana neza tutirwanishije, cyangwa se sinzi uburyo nabivuga, ariko ndagira ngo bamenyeshe yuko urugamba turiho atari urugamba rworoshye, ariko nitwishyira mu bwishingizi bw'Imana, ndetse tugahangana n'icyaha, tukanga icyaha burundu, ibi byose bizarangira ku iherezo ryabyo tugeze ku ntsinzi. Reka dukomeze n'aya magambo akomeye Kristo atwereka uburyo Kristo yagiye anyura mu bihe bidasanzwe, hanyuma natwe bigenda bitwigisha uburyo tugomba gukora n'uburyo tugomba gukoramo kugira ngo turusheho kugira ibihe bidasanzwe byo gutsinda uru rugamba, cyangwa se byo gutsinda iyi ntambara. Intambara nyinshi cyane zijya zoroha, ariko reka mbabwire, intambara yo kwirwanya, intambara yo kwisobanukirwa, intambara yo kumenya uwo uriwe, intambara yo kurwana kugeza aho ufatiye umwanzuro ukavuga ati ibi ngibi ndabiretse, nemeye kugendera mu bushake bw'Imana. Ntabwo ari urugamba rworoshye, nta nubwo uko tubitekereza ari nako tukwiye kwirwana. Akenshi na kenshi hari igihe twe twihimbira uburyo bwacu bw'imirwanire, nyamara tukirengagiza umucyo byanditswe byera wagiye utanga kugira ngo urusheho kugira gute, kutuyobora. Ahangaha Kristo
murabizi muri iri sengesho rya kabiri ahangaha Kristo yaravuze ati data nimba bishoboka ko iki gikombe kindenga keretse nkinywereyeho ngo ibyo ushaka nibyo bigira gute aba ari byo bibaho. Ahangaha reka mbabwize ukuri Kristo yari amaze gufata umwanzuro. Ahangaha muri iri sengesho niho Kristo yafashe umwanzuro. Reka mbabwize ukuri ntabwo iki gikombe cyagombaga kurenga Kristo atakinywereyeho. Wibuke yuko amagambo yavuze afite itandukaniro n'amagambo yavuze hehe mu isengesho rye rya mbere. Ahangaha ni ukuvuga ngo yabwiye Imana ati data niba bishoboka ko iki gikombe kindenga ari uko nakize gute. Ahangaha yari amaze gufata umwanzuro yuko uko byagenda kose agomba gupfira umunyabyaha. Ahangaha mu bifuzwa byose muri paje 577 aravuga ngo amaze gufata uwo mwanzuro yaguye ku butaka yubamye hahandi yari apfukamye. None se abigishwa be bari he kugira ngo basigasire umwigisha wabo wari utendebutse cyane maze bamwomore igikomere igihe umubiri we wari ushenjaguwe kurusha uw'abana b'abantu. Umukiza yanyuze muri iyo nzira iruhije wenyine. Nta muntu n'umwe uhari ngo abane nawe. Iyi ntambara reka mbabwiriza ukuri ni wowe ubwawe ugomba kuyirwana kugeza igihe ugereye ku rwego ushimwa n'Imana. Nta wundi uzabigufashamo, ni wowe ubwawe ugomba gufata umwanzuro wo kugira icyo ukora kugira ngo ubashe kunesha uru rugamba. Ahangaha Kristo mu by'ukuri ibi yahanganaga nawe niwe byarebaga, niwe wagombaga kubikora kugira ngo agere kuri rwa rwego cyangwa se agere ku musozo w'intambara. Dore ko ahangaha intambara yarwanaga niyo yari intambaro ya nyuma. Reka mbabwize ukuri Satani yarahagurutse mu buryo budasanzwe kuko yari azi yuko aho ngaho hariho inzira ebyiri cyangwa se hariho amahirwe abiri. Ahangaha yarwanaga intambara atekereza yuko naramuka atsinzwe yuko ubutware bwe burabo bumuvuyeho by'iteka ryose, yuko ndetse n'imbabazi ubundi ahangaha naho n'imbabazi ze zagombaga kurangirira. Ahangaha ni naho yagombaga kurwana, yatsindwa neza akaba ubuzima bwe buciweho by'iteka ryose. Niyo mpamvu yahagurutse mu bihe bidasanzwe ararwana, ndetse n'ingabo ze zose barahaguruka bajya muri ako gashyamba. Unyumvire nawe iryo huriro Kristo yahanganye naryo kugeza igihe yaritsinze. Urumva byari byoroshye yemwe. Icyakora Imana yababaranye n'umwana wayo, ariko Mana abamarayika babonye umubabaro Umukiza yanyuzemo, babonye umwami wabo azengurutswe n'ibihumbi by'abamarayika ba Satani, yigunze kandi ahindishwa umushitsi n'ubwoba bwinshi. Mu ijuru habaye ituze ryinshi kubera umubabaro Kristo yanyuzemo. Nshuti zanjye, ahangaha Kristo yari wenyine. Kristo muri uru rugamba Kristo yahanganye n'ingabo zidasanzwe ndetse na Satani ubwe. Yeretswe amagambo amwe namwe nagarutse navuze yuko abantu yaragiye gupfira, ndetse no mu bigishwa be harimo ugomba kumugambana ndetse n'ugomba kumwihakana. Mu bantu yabanye nabo imyaka 3. Mu by'ukuri byari ibihe bidasanzwe kuri we. Ndagira ngo umenyeshe yuko ibibazo duhura nabyo, ibi bigeragezo byose bigenda bitwisukaho, Kristo uyu mubabaro wose reka mbabwire yuko Kristo yawunyuzemo. Niyo mpamvu tugomba kugira ibyiringiro bikomeye cyane bishingiye kuri Kristo, yuko iteka ryose niturwana iyi ntambara twishingikirize ku mwami wacu Kristo, iteka ryose tuzagira gute? Tuzatsinda. Abamarayika bifuje cyane ko Umukiza yava mu mubabaro yarimo, ariko siko byagenze. Nta kanzu kaciriwe umwana w'Imana. Aka niko kanzu umwana w'Imana cyangwa se Kristo yagombaga kugira gute? Kunyuramo. Muri iki gihe gikomeye, igihe ibintu byose byari bigeze ahakomeye, igikombe cy'amayobera cyari mu ntoki z'Umukiza wababazwaga. Ijuru ryarakinguwe, umucyo urasira mu mwijima w'iyo saha ikomeye, maze marayika ukomeye uhagarara imbere y'Imana, ari wo wagiye mu cyimbo
ari wo wagiye mu mwanya waho Satani yahoze, aza iruhande rwa Kristo. Marayika uwo ntiyazanywe no kuvana igikombe mu ntoki za Kristo, ahubwo yaje kumukomeza mu gihe yakinywaga. Yizeye adashidikanya urukundo rwa Se, marayika yazanywe no kongera imbaraga uwahuzaga Imana n'abantu. Ahangaha ijuru, Kristo akimara gufata umwanzuro, ijuru ryahise ritabarira ako kanya. Abamarayika babonye umubabaro Kristo ari kunyuramo, bumva bibateye agahinda. Baravuga ati ariko byakabaye byiza nuko Kristo umubabaro yagira gute, yawuvaho akitahira akagaruka hano mu ijuru. Ariko ntabwo ariko byagenze. Noneho marayika ngo waho wahoze mu mwanya wa Satani, Satani aho yahoze kera, uwo marayika niwe waje noneho yongera imbaraga muri Kristo. Ntabwo yaje kugira ngo wenda amukize ibihe bidasanzwe biba bigiye kumunyuraho cyangwa se yajya agiye kunyuramo, ahubwo yaje azanywe no kumwongera imbaraga ndetse n'ubudahangarwa bwo kugira gute, bwo gutsinda uru rugamba. Ngo Kristo yakomeje kugira uburibwe, ariko kwiheba no gucika intege birayoyoka. Haleluya. Ahangaha niho hakubiyemo ibyiringiro byacu nk'abakristo. Buriya hari ikintu kimwe kijya kibaho muri ubu buzima, cyane cyane kikunze kugamburiza abakristo benshi muri iki gihe, ikintu cyo gucika intege no kugira ubwoba. Satani aragenda akakwirundura, akaguteza ubwoba, akavuga ati n'unyura inzira izi urahura n'ibi ngibi, nugera muri nukora ibi urahura n'ibi bibazo ibi n'ibi n'ibi. Hanyuma abantu bakirundura muri ibyo, noneho ukagira ubwoba, ugasanga ufashe n'umwanzuro utari ngombwa, ndetse ugasanga unyuze no mu nzira zitari ngombwa kubera igihe cy'ibibazo cyangwa se kubera ubwoba bwawe. Ahangaha reka mbabwize ukuri, muri urugendo rwa Kristo cyangwa se muri iyi nzira turimo ijya mu ijuru, hari ikintu kimwe tugomba kubanza gutsinda, ikintu cyerekeranye n'ubwoba no gutinya. Ahangaha kuba uri umukristo ukaba ugifite ubwoba rwose, ndagira ngo mwinginge kugira ngo nawe ufate ibihe by'amasengesho usenge, ndetse unasenge inshuro zirenze izo wasengeye kugira ngo Imana ikongere imbaraga, ubwoba bushire, hanyuma uhagarare ushikamye. Ahangaha hari amagambo n'ubundi akomeye cyane. Ngo Yesu arabitegereza afite agahinda kenshi, maze arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora. Ahangaha aya ni amagambo akomeye cyane Kristo ubwe yabwiye abigishwa be igihe yarasoje cyangwa se yarasoje iki gika cye. Hano twari tubonye yuko yari amaze gusoza igika cye cya kabiri. Ahangaha batubwiye yuko ngo arongera abasiga aho, aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo ahwanye n'aya mbere, maze agaruka aho abigishwa aho bari arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ugenzi ageze hafi. By'ukuri ahangaha rwari urugamba rukomeye cyane rudasanzwe, rwari urugamba Kristo yarwanye nawe ubwe ashizeho umwete. Yafashe ibihe by'amasengesho, yafashe umwanya ijoro ryose ari gusenga kugira ngo Imana imuhe intsinzi. Hano hari ikintu gikomeye cyane dukuye muri aya magambo, cyangwa se tugiye gukura muri aya magambo. Buri wese ari buze gutahana, ngira ngo umuntu wese wakurikiranye ubutumwa kugeza ku musozo araza gutahana ikintu gikomeye cyane agiye kubabwira. Buri wese yiteho kandi agira iki, hanyuma nubigenza uku nguku, mu by'ukuri nta kintu na gitoya kizongera kuguhangayikisha, ndetse nta n'ubwoba namba uzongera kugira mu mibereho yawe ya buri munsi. Yesu arabitegereza afite agahinda kenshi, maze arababwira ati musinzire noneho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Mu gihe yavugaga ayo magambo, yumvise imirindi y'abagize igico
cyagenzwaga no kumufata, maze aravuga ati nimubyuke tugende, dore ungenza ageze hafi. Mu gihe Yesu yateraga intambwe ajya guhura n'umugambanyi we, nta mubabaro ndetse nta n'uburibwe byari bikigaragara mu maso ye. Ndagira ngo aya magambo ndetse agira byinshi yungura mu mibereho yacu. Ubwoba bwari bwamaze gushira, yari yamaze kumekinga shuwa ko we n'ijuru bari kumwe, yari yamaze kugira ibyiringiro yuko Imana iri kumwe nawe mu bihe bidasanzwe. Yateye intambwe ajya imbere y'abigishwa be, maze arababaza ati murashaka nde? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arababwira ati ni njye. Amaze kuvuga ayo magambo, marayika wari wahoranye na Yesu mu kababaro ke yaje hagati ye n'igitero kije kumufata. Umucyo uturutse mu ijuru wamurikiye mu maso ha Yesu, hanyuma umwuka amuzaho afite ishusho y'inuma. Icyo gitero cy'abicanyi nticyashoboraga guhagarara imbere y'ubwiza bw'ijuru. Basubiye inyuma bagenza imigongo. Abatambyi bakuru, abasirikare ndetse na Yuda bose baguye hasi nk'abapfuye. Ahangaha ntabwo umunyabyaha, ubundi reka mbabwize ukuri, ntabwo umunyabyaha ashobora guhangara kwitegereza ubwiza bw'ijuru cyangwa se ubwiza bw'Imana. Ntibishoboka. Ahangaha kugira ngo duhabwe imbaraga nuko iteka ryose tuzaba turi kumwe n'Imana mu buryo bwuzuye, nibwo Imana nayo izasubiza ibyifuzo byacu, nabwo izaturwanirira mu bihe bidasanzwe. Ahangaha Kristo yari amaze gufata umwanzuro. Ahangaha ijambo ry'Imana ritweretse yuko Kristo yagiye guhura n'umugambanyi, ubwoba butakirangwa muri we, ndetse kubera ko ijuru ryari ryamaze gutabarira hafi, yamwongeye imbaraga, ndetse Kristo yamaze kugira gute? Kubona intsinzi. Yesu aramubwira ati, ahangaha Kristo, ahangaha ngo Yuda wamugambaniye ntiyigeze yibagirwa icyo yagombaga gukora. Ahangaha Yesu aramubwira ati, abwira Yuda, mugenzi wanjye, kora ikikugenza. Maze Yesu afite agahinda, ijwi rye rifatwa n'ikiniga, aramubwira ati, Yuda, uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma. Aya magambo yagombaga kuba yarakoze ku mutima w'uwo mugambanyi, maze akababazwa n'igikorwa cye kibi. Ariko impuhwe, kwiringirwa, icyubahiro ndetse n'ubunyangamugayo byari bitakirangwa muri we. Ahangaha Kristo ntabwo yababajwe yuko Kristo amugambaniye, ahubwo yagize agahinda gakomeye cyane kaho Yuda yagombaga kujya nyuma yo kugira gute? Yo kugambanira Umukiza. By'ukuri ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iteka ryose ari igihe abantu dukunze gukora ibidahuye cyangwa se tugahemuka mu buryo budasanzwe, ariko tukirengagiza yuko ese ejo hazaza bizaba bimeze gute. Mu by'ukuri ndagira ngo mbamenyeshe yuko ahangaha tugomba gufata umwanzuro. Ahangaha hari ikintu kidasanzwe navuze ngo nari kuvuga, cyangwa se buri wese ari butahane, nuko ikintu cy'ingenzi cyangwa se inkuru nziza iri muri aya magambo maze gusoma ahangaha, nuko ahangaha tugomba kujya ku rugamba twamaze gutsinda. Intsinzi tuyifite mu biganza byacu. Ntabwo tugomba kujya kurwana dutegereje intsinzi, ahubwo icyo tugomba gukora ni uko tugomba guharanira kubona intsinzi, ubundi tukajya kugira gute? Tukajya mu rugamba. Sibyo nshuti zanjye? Mu by'ukuri ahangaha hari indi nkuru igiye gusa n'ingi tugiye gusoma, hanyuma turebe mwene muntu, ese intambara zacu ubundi mu buzima busanzwe tuzirwana gute? Rero turebe n'umwanzuro yaje gufata, hanyuma yawufata bigatanga umusaruro, ndetse nawe ubwe akagera ku ntsinzi. Itangiriro igice cya 32. Ahangaha ni inkuru ya Yakobo tugiye kureba neza. Ahangaha murabizi ko Yakobo yariganyije umugisha wa Esawu, hanyuma arahunga, ariko igihe cye kigeze cyo gutahuka, areba ukuntu ari buhinguke mu maboko ya Yakobo n'uburyo yamuringanyije, yumva ni ibintu bimugoye.
ndetse ibyo Yakobo yagiye anyuramo kugira wenda ibyo yagiye anyuramo ntabwo turi buze kubigaruka, ahubwo hari point tugiye kureberaho y'ingenzi cyane yafashije Yakobo kugira ngo agere ku ntsinzi. Yakobo uburyo yatangiye kurwana urugamba rwe, yatangiye kwirwanira nk'uko natwe tujye tubigenza. Hanyuma reka tuyasome, naza kuvuga ibyanjye. Ngo Yakobo aratinya cyane, ahagarika umutima, abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabamo imitwe ibiri. Ati Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. Umve ukuntu tujya tubigenza yemwe abantu. Kandi Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuruza Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka niwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza. Mwumve ntabwo aramenya neza ikibazo cye, ariko ahangaha ni ukuvuga ngo we yatangiye gushaka inzira ze zo gukira. Natwe nk'uko natwe tujya tubigenza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga turi kugenda twishakira inzira z'uburyo tugomba gukira icyaha. Ese koko ubundi izi nzira ubundi ziba zikwiye? Reka tubirebe neza. Ahangaha Yakobo mwumvishe yuko yagiye acamo ibika by'uburyo bagomba kugenda, ndetse ijambo ry'Imana nubwo ntabisoma ahangaha muri iki gice atwereka yuko uburyo Yakobo yafashe intumwa aragenda abwira Esawu ati umugaragu wawe araje. Noneho intumwa ziragenda zibwira Yakobo ziti ati Esawu araje kandi aje mu buryo budasanzwe. Noneho Yakobo arushaho kugira ubwoba. None izo nzira zose yagiye aca z'ukuntu wenda ashobora kugaba igice cya mbere, wenda Yakobo yakirimbura, undi mukumbi ugasigara. Yababajwe cyane n'umuryango, ababazwa cyane n'ubuzima bwe, ndetse ababazwa cyane n'uburyo agiye gupfa mu buryo budasanzwe, agira ubwoba bwinshi. Ariko ahangaha ubwoba yari afite bwari bushingiye mu buryo yateguraga, cyangwa se yari gutegura urugamba uburyo agiye kururwana. Ariko reka nshime Imana yuko Imana yaramuhishuriye, ahishurirwa uburyo urugamba rugomba kurwana, ndetse nawe aremera yumvira inama z'Imana, hanyuma urugamba ararurwana. Ese byagenze gute? Ahangaha hari umutwe uvuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Ahangaha sasa nibwo yari atangiye kwishurirwa neza uburyo urugamba agomba kurwana. Ahangaha nibwo ubwenge mvajuru bwe butangiye kugendera uyu Yakobo. Reka mbibutse yuko urugamba umuntu agomba kurwanwa nkawe ubwe wenyine, nta muntu uzabigufashamo uretse wowe ubwawe. Ugomba gufata umwanzuro ukagira gute, ukarwana urugamba mu buryo bugize gute budasanzwe. Ahangaha haza umugabo ahangaha ubwo Yakobo yarasigaye wenyine, ngo haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekure utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli. Ahangaha ndagira ngo mwumve uburyo Yakobo nawe yabonye yuko atagomba kurwana uru rugamba, nawe ahindura strategy cyangwa se uburyo bw'imirwanire, ndetse bimwongera amahirwe yo gutsinda. Ahangaha reka mbabwize yuko iki gice wenda ku basomyi muzagisome cyose, atwereka yuko akimara gufata umwanzuro cyangwa se akimara guhindura iryo zina ahawe umugisha na marayika, ubwoba bwahise bushira. Ya migambi
yo gutegura ivaho, hanyuma arangira agenda ahura na Yakobo, ahura na Esawu, bahuza urugwiro, ndetse yasobanukiwe yuko icyaha impamvu nyirizina agomba guhangana nacyo ari icyaha. Reka mbabwize ukuri, ubundi tujya turwana n'ibidakwiriye, ugasanga imbaraga zacu nyinshi hari aho turi kuzishira hadakwiriye, nyamara hahandi twakagombye gushyira imbaraga zacu kugira ngo natwe tubone imbaraga, ugasanga turi kuhirengagiza. Ahangaha reka mbabwire, turi gusa nkaho tugana ku musozo, hari amagambo akomeye cyane ngiye gusorezaho, ngira ngo hari agire byinshi cyane abungura, cyangwa se agire byinshi cyane agira mu mibereho yacu ya buri munsi. Ni amagambo akomeye cyane. Inshuti zanjye, reka mbabwize ukuri, twese tugomba gufata umwanzuro wo gukora ibyiza, twese tugomba gufata umwanzuro wo kwiga uburyo urugamba rugomba kurwana. Twibutse yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo ibanga ry'urugendo rwa Kristo. Ni icyigisho gishingiye ku mirwanire yacu, cyangwa se n'uburyo tugomba kurwana, tukareba Kristo uburyo yahanganye n'icyaha, cyangwa se n'uburyo yarwanye intambara akayitsinda, tukareba na Yakobo uburyo nawe yahinduye imyumvire ye akarwana. Byose bikatubera icyitegererezo, hanyuma natwe tugahindura imyumvire yacu, tugahindura uburyo bw'imirwanire yacu y'intambara. Abakorinto, tugiye gusoreza ku isomo ryacu rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 15 umurongo waho wa 55 ndetse no 56. Abakorinto, igice rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 15 umurongo waho wa 55. Hari amagambo akomeye avuga ngo warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha k'umwami wacu Kristo Yesu. Mu by'ukuri ahangaha Imana ishimwe, kuko Imana iduha kunesha k'umwami wacu Kristo Yesu. Ni ukuri nitwisunga imbaraga za Kristo, nitugendera mu bushake bw'Imana nk'uko Kristo yabigenje, nk'uko Yakobo yabigenje, natwe ubwacu tugahindura imyumvire. Noneho bya bindi duhangana nabyo, ugasanga niba wenda mugenzi wawe akugiriye nabi, ahubwo ukavuga ati reka mpangane na mugenzi wawe, ahubwo shakisha umukoreyemo kugira ngo agukorere ibyo ngibyo byagomba byo kugukorera, aba ari ugira gute? Aba ari ubabarira. Reka twese tugire amagambo nk'ayo Stefano yagize igihe yaterwaga amabuye, avuga ati Mana ubabarire kuko batazi icyo bagira gute bakora. Stefano we amaso, ubundi iyo ijuru ryakugendereye hari uburyo budasanzwe, hari amaso adasanzwe uba ufite atandukanye nayo wari ufite gute, nayo warebaga. Hari ibintu muri ubuzima bwacu bwa buri munsi bijya bidutwara imbaraga uba utakirebaho cyane. Hahandi umuntu akugira inama ukumva urababaye cyane kubera wenda akomeje ku mafuti cyangwa se ku bindi bintu bidasanzwe ugenda ukora, ukumva wenda ntushaka no kubireka. Ijuru ryakugendereye byose ubona nkaho bitageze gute, bidafite umumaro. Ahangaha n'uwaguhemukira wese ubona ko atari we, ahubwo ukabona yuko ari umwanzi wagize gute, wamukoresheje. Inshuti zanjye, nimureke twese dufite umwanzuro. Iri banga buri wese aritahane, buri wese agende asengere ibihe bidasanzwe arimo, buri wese agende asengere ibi bihe turimo bigoye, kugira ngo Imana iduhe intsinzi, maze mu gihe urugamba rukomeye ubwo rugiye kwisuka imbere yacu muri ibi bihe, natwe tuzagenda itsinzi twamaze kugira gute, kuyibona. Nta byinshi ndi buvuge, reka icyigisho cyacu tugisoreza ahangaha. Nzi neza yuko ahangaha kuri Shukuru TV official tuzagenda tubungukira byinshi, ndetse ubuzima bwacu buzagenda burushaho kugenda bwunguka ibidasanzwe bikurikije uburyo tuzajya tugenda tubana umunsi ku wundi. Reka ngushimire wowe twatangiranye, tukaba tugeze muri uyu mwanya tukiri kumwe. Imana iguhe umugisha. Mbibutse yuko ku byigisho byacu hari ikibazo wagize, hari inyunganizi, hari n'uburyo wifuza yuko wenda twakoramo, byandike muri comment cyangwa se utwandikire kuri nimero yacu mba nashyizeho ngo muri description. Hanyuma rwose tuzagenda turushaho
kunoza imikorere bikurikije namwe ibyo muzagenda mudusaba. Mbibutsa yuko ari umwanzuro nafashe wo gukorera Imana binyuze muri ubu buryo ndetse n'ubundi buryo wenda butandukanye nashatse kuvuga, ariko mureke twese dusabirane kugira ngo Imana irusheho kugenda iduha imbaraga zo gukomeza guhangana n'ikibi ndetse no gukomeza guhangana n'ibiduca intege no gufata umwanzuro wo kubana n'Imana byuzuye, kugira ngo ubwo Kristo agiye kugaruka aya maraso yamennye, umuboro yagize tumaze kureba, ibyo bidasanzwe yanyuzemo ntibizagupfira ubusa, ahubwo bikubere umusaruro udasanzwe wo gufata umwanzuro ijuru. Reka byose tubishyire mu bwishingizi bw'Imana. Reka Uwiteka adushoboze kugera ku rwego rukwiriye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data mwiza, Mana idukunda, mwungeri wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turebye amagambo akomeye cyane atugaragariza uburyo Kristo yanyuze mu mubabaro udasanzwe, natwe ubwacu uburyo turwana intambara mu buryo budakwiriye. Ndakwinginze kugira ngo amaraso Kristo yameneye i Kaluvari aze twomeho, aduhe guhinduka by'ukuri, aduhe gufata umwanzuro, aduhe kuba abawe by'iteka ryose. Nibyo tugusabye twizeye ko ubiduhera mu izina rya Yesu, amen. Reka Imana ikomeze kubana natwe, kandi mbibutse yuko icyigisho nugikunda rwose ugerageze ukoreshe ugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bumve ubutumwa bwiza. Reka Imana ibigire neza kandi ibahe kugera ku rugero rwiza. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu.